Mwaramutse neza, abandi mwiriwe, undi munsi andi mahirwe. Nawe bitameze neza, iminsi ntabwo isa. Uyu munsi nubwo bitameze neza, ejo bizagenda neza, uhumure kandi ukomere. Ejo ni heza. Nagarutse kuri YouTube yanjye ya channel. Hari ibintu bigera muri bingahe byangaruye hano hantu. Ikintu cya mbere cyangaruye kuri channel yanjye, nta kindi ni ukubashimira. Mwanyeretse urukundo rudasanzwe, ndashobora kuvuga, byarandenze. Niyo mpamvu nagarutse hano kubashimira. Imana ibaho umugisha. Mwarakoze kunshyigikira, mwarakoze kunyambara, mwarakoze gukanda subscribe, mwarakoze gukanda like, mwarakoze gutera commentaire. Imana ibaho umugisha. Imana ibaho umugisha bavandimwe, ndabashimiye byimazeyo cyane cyane. Ntabwo nzi ukuntu nabivuga, ntabwo nashimira buri muntu wese ngo muvuge mu izina, kuko muri benshi cyane. Mu by'ukuri njye nta gahunda nagiraga yo gufungura YouTube channel, ntayo pe, kubera ko ntabwo nigeze ndirimba, sindi umuhanzi, sindi umuvugabutumwa. Ndakeka nta muntu wigeze umbona nafite na microphone mu ikanisa. Ariko icyanteye gufungura YouTube channel ni mwebwe. Ni mwebwe mwatumye nyifungura. Abantu baranyandikiraga, Isabelle turagukunda, fungura YouTube channel. Ndabati nta mpamvu. Abantu bagera muri bangaye bose bakubwira ikintu kirenze, ndavuga ati okay, nta mpamvu, reka nyifungure. Ndayifungura. Channel nayifunguye kwa gatandatu. Uyu munsi turi kwa kane. Ariko mwanyeretse urukundo rudasanzwe. Abantu bose bayishyize status, abantu bose bayisharinze. Imana ibaha umugisha n'ukuri, kubera ko muri benshi ntago nagenda mvuga buri muntu mu izina. Imana idakiranirwa ibampera umugisha mwinshi, yivange mu byanyu. Ndabakunda cyane kandi mwarakoze kunkunda mukabingaragariza. Imana ibaha umugisha. Ikindi kintu, twige gushyigikirana abavandimwe, kuko mu by'ukuri nababwiye ngo sinafite gahunda yo gufungura YouTube channel, ariko kubera mwebwe narayifunguye. So urasabwa gushyigikira mugenzi wawe, kubera ko ejo nawe nubwo nta gahunda ufite, ejo woyigira ugakenera abantu. Buriya muri iyi si ni ugushyigikirana, ni ugusupportingana uko ushoboye. Mugenzi wawe ntakaburare agufite. Ntukagende ngo uhuzuze akabati k'imyenda, mugenzi wawe agira umwenda umwe, agira igitenge kimwe. Wenda twe turashobora kutagushima, ariko Imana yo mu ijuru itibagirwa imirimo twakoreye muri iyi si, izaguhemba. So nagira ngo nkomeze abantu bari mu bihe bitandukanye, ibihe bitari byiza, abantu barwajije, abantu bari mu bihe bitaboroheye, abantu babuze ababo, mwihangane. Turi mu isi, kandi kuba turi mu isi ntago tuzareka kubabara. Nitugera mu ijuru nibwo tuzaba mu byishimo, tunezerewe, tutabura abacu, tutarwaza, tudapfusha. Ariko mu gihe tukiri mu isi, iryo ni nk'itegeko. So wowe uri mu bitaro, wowe urwajije, wowe wabuze umuntu, wihangane,
wihangane, ejo ni heza, ukomere. Ikindi gitekerezo nagize, muze kwandika muri commentaire mumbwira murifuza ibyo nzajya mbagezaho, tubwira ati Isabella turifuza bino, ibyo nzaba nshoboye nibyo nzakora, ibyo ndashoboye namwe murabyumva sinzaba mbishoboye. Hari abantu benshi bakomeje kumbwira ngo ntibazi umutware wanjye, ntabwo sinzi uburyo nabisobanura. Umutware wanjye arahari kandi ndamukunda kandi ndanamushimiye kuba yarambohoye akanyemerera nkaza hano hantu ndi. Imana imuhe umugisha. Ariko ku bantu bifuza kumumenya nzamubazanira rwose, ndabasezeranyije muzamubona. Ikindi nkuko natangiye mbabwira ko mbashimiye abantu mwese mwangaragarije urukundo, ndabashimiye abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari mu Bugande, abari muri Kenya, abari muri Amerika, muri Australia, muri Canada, muri Norvège, ko ari henshira. Imana ibahe umugisha. Mu Bwongereza mafite abantu benshi cyane, Imana ibahe umugisha, Imana ibongerere. Ikindi nababwira, ndi umucuruzi, ndacuruza imyenda myiza y'abamama, abantu bashaka kwambara neza mungane nzajya mbambika neza. Ahantu nkorera i Kigali muri Chic, muri -2 umuryango wa 33. Ahandi hantu nkorera Nairobi, ahantu bakunda kwita Isili, yes. So rero ku bantu bose batuye hirya no hino, muhumure, ibintu byaroroshye, nzajya mbibagezaho rwose. So ndabashimiye cyane, mwarakoze cyane, muri abantu beza, Imana ibahe umugisha. Ejo ni heza, twige gushyigikirana uko dushoboye. Ikindi kintu nababwira, dukundane bavandi, dukundane, Imana n'urukundo. Hari abantu nkunda kubona kubera ko mfunguye YouTube channel ya vuba, ugasanga umuntu mu byukuri ntabwo azi umuntu, ntabwo amuzi, ahubwo ugasanga muri commentaire yanditse amagambo atari meza. Ntuzi umuntu, ntuzi ngo abahe, ntuzi ngo abaye hate, kuko apfa kuvuga amagambo atari meza. Muri make ntitugajye dupfa kuvuga ibibi byiza bihari, nta mpamvu. Tujye twiga kuvuga neza, akuzi kuna amagambo meza aryoha. Uzi kubwira umuntu ngo I love you, uzi kubwira undi muntu ngo wambaye neza, ibyo bintu biraryoshye. Ariko rero umuntu azajya abona ugiye muri commentaire wanditse amagambo atari meza, ntago ari byo. Amagambo meza araryoha, kandi nzi ko nta muntu wanga amagambo meza. Buri muntu wese ahari akunda ibyiza. Nta muntu warya imboga rwatsi inyama ihari, ariko hari abakunda nyine imboga rwatsi, ariko ga inyama nizo nziza kurusha imboga rwatsi. So dukunda ibyiza, dushyigikirane, dusayidirane muri ubu buzima, dufashanye uko dushoboye. So Imana ibahe umugisha, Imana ibarinde aho muherereye hose. Ndabakunda, ndabasengera, kandi namwe nizere ko munsengera, kubera ko uriya hari isengesho umuntu agira akavuga ngo Mana urebe imfubyi n'abapfakazi bari hirya no hino ubarinde. Uri ubusengeye umuntu utazi, abari mu bibazo bitandukanye ubarinde aho bari, ubafashe, ubiyereke. Ababuraye Mana ejo uzabiyereke, ejo uzabaye icyo kurya. Uko niko tugomba gufashanya mu buryo butandukanye, tugasengerana, tugafashanya mu buryo bufatika. Mugenzi wawe ntakaburare uhari. Ndumva ari ibyo.
nta kindi nababwira, mukomeze mukande subscribe, share, comment na like. Imana ikomeze ibarinde aho muri. Reka turangizanye n'isengesho, ndumva ari ibyo ngibyo. Mana, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe n'urukundo rwawe. Uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana ifite ubutware n'imbaraga. Turagushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye urukundo dukunda, tugushimiye ko wabanye natwe mwami. Umunsi ni muremure, umunsi uberamo byinshi, ariko tugushimiye ko wabaye mu ruhande rwacu, waturindiye imiryango, waturindiye abavandimwe, waturindiye inshuti. Ushimwe kandi uhimbazwe mwami. Senge inshuti n'abavandimwe bari buze gukurikirana kino kiganiro, ubarinde, ubashoboze mwami, n'abatameze neza, n'abarwaye, n'ababuze ababo Mana, ubarinde, ubahe kwihangana muri ubu buzima, ubakomeze kuko ari we Mana twiringiye. Waravuze ngo nta wanyizeye ngo akorwe n'isoni, kandi nta wantabaje ngo nange kumutabara. Mana, buri muntu wese ukwiyambaza, buri muntu wese ugutakira, umwegere kandi umusange. Ukomeze kuturinda twebwe twese, ukomeze kubana natwe, turinde mwami muri iyi si, ukomeze kubana natwe, urinde inshuti n'abavandimwe. Kino kiganiro mwami kizagira umuntu kizafasha. Tugusabye tubyizeye, ibyinshi byere ku buntu bwawe, none n'iteka ryose. Amen.